none ubu biragenda gute koko? Erega mama nubwo nyine ababaye ntabwo mfite gahunda yo gutinda cyane. Ntabwo mfite gahunda yo gutinda cyane ko nanjye hatari ntabwo mba mfite amahoro, ahubwo nyine twari no kujyana nuko byihuse nyine byihuse kugira ngo ushakire ibyangombwa biragoye. Erega icyumweru kimwe cyangwa bibiri ndaba ngarutse, so ntabwo ari iminsi myinshi cyane kuba ujye uba umuntu mukuru umwana wanjye. Mama ndi mukuru ariko sibaza ibyumweru bibiri byose umukunzi ari kure cyane. Ibyumweru bibiri ntabwo ari byinshi. Ni ukwihangana, none se agomba gushaka amafaranga. Rwose ubu urashaka umugabo w'umukene koko? Agomba kwihangana kuko ntabwo nanone agomba kubana n'umugabo w'umukene utazi no gukora. Urega ugira Imana abona uko akora. Ntabwo nabimwemerera kubera ko mba numva nyine yaba ari wa muntu utagikina abura mu buzima. Uyu mwana wanjye ntazagire n'ikinabura, ntazicwe n'inzara. Reba ukuntu asa, utazamujyana ukamucukwiza agasa nabi. Ubona ko nanjye nshaje nsa neza rwose. Oya ngomba gukora ibishoboka byose akazabaho yishimye. Oya agomba kubaho yishimye. Oya nawe ntugakabye nta mpamvu, tuzajya tuvugana na videwo, tuzajya tuvugana ko so ntabwo uzamura. Uzi ko numva natangiye no kugukunda. Gusa nyine nta kibazo, ahubwo uwagenda ajya kwitegura wasanga uragenda uyu munsi? Oya ntabwo ngenda uyu munsi, nzagenda ejo mu gitondo. Nuko navuze ngo reka nze mbasezere mbabwire, burya kumubwira kuri telefone ntabwo nyine nanjye sinari kubyishimira. Oya ntabwo bikunda cyane, nashaka ko niba ahari hafi mpari tuvugana ibintu turi kumwe turebana tukumvikana. Nyine urabizi uburyo rwose ntabwo menyeye nyine urukundo rwa kure cyane long distance nyine ntabwo menyeye, gusa rero mva nahangayitse. Oya wigira ikibazo ndahari. Mama nawe ntabwo yabyumva ambwira ngo mwihangane nk'umuntu mukuru kandi. Ariko mama avuga ukuri, ugomba gukura kuko ari igihe wenda bizanagera wageze no mu rugo wenda umuntu akagira akazi kenshi, si ubwoma nyine gukomera ukita ku rugo ukita no kuri mama. Ntabwo uri kugenda, ntabwo uri kugenda kuko yaba kwitegura. Ahubwo nibyo umva jya ugira kwiteza aho ugatumerekeza. Ntabwo nta kibazo. Uranyizirara aho ugatumerekeza. Atangiye kugusezera yicarira. Oya nta kibazo reka tugende. Se koko uragisha. Ndahari. Reka. Ariko se mama nari ntekereje ngo imodoka nyibasigire ibiri hano kubera ko imodoka ariko isigare kubera ko n'ubundi irabiri muhira nta kintu yakora, hari n'iyindi byose ni ugukora ibigumya aha mwaza munayikoresha mu minsi ndahari, nta kibazo kabisa. Ushatse kumbwira ko imodoka uyidusigiye? Nta kibazo. Sheri, are you serious? Ahubwo Nuse ni muzi gutwara ndabizi ko muzi. Ndabizi. Indi yabagano sisi mama yitwara. Kuri disuru umukwe mwiza ureke bya bindi by'ibimara. Ibi bigeze na hano. Ndumva nishimye mana. Dore uyu ni we mugabo. Reka uyu ni we mugabo nta n'undi muntu wabona mu buzima. Wamagare ndebe ko ntabwo nzicuza impamvu namuyise. Wicuza uhereye he uyu ndi wamwicuza umuntu ukuzirikana uvuze ari undi w'inturi ko yagenda agasiga yiparitse mu gipangu. Yes David. N'ameza nk'abandi natwe turakomeye. Uri he? Ko wagiye kare wa?
none imodoka wa mushoferi yayitwaye cyangwa urayifite aho ngaho? None waje ukantora hano kwa sheri wanje wa ko oya iyi ndashaka kuyisiga bayikoresha kurumva n'ingende iriya izo iparitse imuhira nta kindi izaba iri gukora. Oya nk'iminota 5 cyangwa 10 zoba bibaye byiza cyane. Oya amasaha ntajame ihari. Kuri cya gipangu cy'icyatsi. Aho ngaho hamwe twagiye cyagiye nimugoroba. Sawa sawa. Uku naseze mpagaze hanze sha ndumpagarike mu muhanda kwiri zuba. Sawa nta kibazo. Ahubwo nari naje nta faranga mfite. Warebye ukuntu oya uzane nk'ibihumbi 100. Okay, niba uyafite kuri telefone nta kibazo. Zana nyine mbasigira essence none ndabasigira imodoka itagira essence wa. Ubundi niwe mupepe. Akumubana babarare. Oya izo bihurira he? Ingwano nayo izatangwa ari kibazo. Sawa ihute wa, sawa ihute. Sawa. Ukukimana umwana mwiza. Oya nta kibazo mama. Erega nkunda umukobwa wawe. Wenda bibona. Niyo utakirirwa ubivuga. Umukobwa wawe. Baba we. Ibi bise si ubusazi. Ntabwo ari. Oya nukuri kw'Imana Imana igomba. No mugisha kuri nje. Urushaka kubutaha nubwo kuzamujyana. Oya none se urabona utabasha kumutunga rwaka. Twebwe mu muco wacu ntabwo tuzatubombora. Ntabwo tuzadutwara umukobwa tutakoze ubu. Rero ngomba kuzaza bagafatira irembo niko mu visita mwebwe twe no gukoshanya bakamfatira irembo tugakora mariage kamutwara nyine n'Imana yabyemeye. Oya nibyo nagerega niwe mwana wenyine mfite urabizi. Rero uramutse umutwaye ntabwo kwivuye agahina kaza. Ubwo tubaye babiri. Bizahari biza rero reka ngende baje kumfata. Ndagera hano nakugeze hanze naje nta kibazo. Sawa ngaho. Yego rero ngaho uzagira urugendo rwiza. Cyangwa bose ubundi twari kuzaza kugwerekeza. Oya nta kibazo. Oya nta kibazo. Nta kibazo kubera ko nzagenda nzindutse. Naba mbagoye. Oya ntawe. Urakoze nuko. Sawa sawa. Mama ndaje. Niko wishimye nkaho bayiguhaye burundu. Ahubwo ndikumva wahaguruka ncara aho ngaho nkabanza nkakazimuza. Unganyumvira kayizunguriza hano mu gipangu se bikakumarira. Mama ndishimye ariko uramungu wabonye ukuntu ari seriye. Byahuganeye ubwo. Uso tumaranye amezi 4 yonyine. Ese ndabiyobewe. Simbyibuka umuzana hano namupinze nkubwira ngo kira ningi cyunzaniye hano. Ndabyibuka ukuntu ari yicaye muri salo kamureba kambira ngo wamuciye amazi n'ibiki. Buriya ntago abyibuka ukuntu namurebaga. Ntago abyibuka uriye urukundo nkunda rwamuhumye amaso. Ahubwo ndi kubona ameze nk'umuntu ufite gahunda y'ubukwe. Yayigira byo bikubwiye iki? We hari ufite? Ese mama. Ushaka gushaka umugabo? Isobonye adafite gahunda. Yayigira birakureba. We kuba yayigira nta kibazo kirimo. Ikibazo kiri kuba nawe wakemera ko iyo gahunda iba. Ushaka umumbera none amafaranga nakwishyura ishuri wari warangiza kwishyura amafaranga kugaburira rero warangiza kwishyura none urashaka kunsiga mu bukene uko bizara umugabo ngira umbure mbaze nkubwire ikintu gihari ugomba kwitonda nta bintu byo gushaka umugabo vuba byibura imyaka 5 urya ibyabo ubundi tukaza twagiye ikintu twibikaho cyakora 5 uzaba umaze gukecura uzahita ugenda ushaka umugabo nakubwira iki nabwo kandi w'umukire cyangwa uzajye mu rugo rwawe ujye umpamagara ngo ma ngo tugurishe rya gare ngo tugurishe ngo zanebe hoya nyine mama ndabyumva pe ndabyumva rwose ariko usunguko reba Karoli reba Habimana reba Shariri abo bose na Frank utamwibagiwe bose bari ku murongo wihorere bawugume ni ngombwa se kubakira mwana inde uzagukora ko nahita njya kubariga akubona abantu bose bataniye mama Fred uri hariye ntabwo uzumuje nagiye nakazi kawugiye
mba nkubwira aho gufite abagabo bake umwana wanjye ugomba kongeraho abandi nka batatu byibura tukaba turwarije aho ngaho tukareba ko miliyoni 15 dushaka zibanza zikaboneka siko bimeze sinzamara kwa 30 uribuka ko ari 25 ikindi bambanza nkubwira njye kubwira wa komisiyoneri wanjye ashakira imodoka umukiriya none iraguma aya masaha ngahe ntazageza ngo uje mu gitondo igomba kuba nayo yabona umukiriya ayurire ntayurire njye ngomba kubona umukiriya imodoka mu gitondo cya kare se cyangwa ari nijoro ikarara ivuye hano niko bimeze yazana urusaku nkamubwira akazana gihamya rwose hano ari mu igaraje akurabizi mama niwe mama wanjye ubundi ahubwo nazanshatse nanamubwira ko nagonze nta bintu by'ibisobanuro byinshi nitubona umukiriya arakomanga agomba kuguma inyuma y'igipangu igihe cyose siko bimeze umuntu ukomanze nta gahunda dufitanye nawe nta kumukingurira imodoka niba yagurishije uko bimeze nta kibazo hamagarura umukomisiyoneri se we tujya tumutuboro twinshi tugende mu nzu uyireke gutya utaza ukanayisohora ukaba wayigongesha tuyishakire umukiriya ahubwo se ya televiziyo aherutse kugura wanditse tukabimuhera oya nyine turabimuhera rimwe sibyo nari namubwiye ngo azabwo nawe ko ari ikigoryi ubu akaba yageze aha ngaha akumana Fred agira urukundo we uzi ko yinjiye mu saro ahita avuga ngo televiziyo yanjye irashaje ibiki umva ako kanya nta rukundo ruba rurimo aba ari ubujaje sohokamo ubwo niyo televiziyo tubibahane byose ntari mama ndagukunda nawe ushaka kubyumva none kuyikinga cyane ego n'ameza ako sha ako kubera za faranga ejo bundi watsindiye wabonye ko abaye umuntu w'umugabo sha ntukazuba gutyo peti ntukazuba gutyo twagutanze mu byasha oya nibo wari ufite gahunda yo kuza kungurira ho ni sawa kabisa oya ubu nyine ntibizokunda maze kwitegura ngiye kwa mabukwe oya ntuzi ko nari mfite gahunda yo kugenda hanze none ejo barampamagaye barambwira ngo byahindutse kandi ganyanya agiye gusezera mabukwe na n'uwanje rero ngomba kugendayo urumva amenye ko ntagiye zoba ari ikibazo kabisa oya nduze mwana nduze kabisa wa oya nta kibazo tubinywe nimugoroba ndaza kukureba nimvayo zogaragara nabi kuba ndagiye no kureba nanababwire kandi ga n'imodoka niyo nayisize nayo oya nta kibazo bro agiye kuza kumfata angezeyo oya ntaco turabonana ahubwo reka ngende nuko nari nabuze ivyo nambara ariko ngiye kugenda uko meze nabyo gasiba ibintu ubundi baranzi sawa nta kibazo pe Allo ni karibu sheri ni karibu mu rugo nta kibazo sawa ndagutegereje mama oui ngwino ubwire tebuka yes uko umpamagara nkagira ngo hari ikintu ubaye banza umfasha uribuka muhungu cyajya wari urwaye byari indwara ngendwa nanjye ngo 5,500 icyo nirwaye nyine abaye iki agiye kuza hanga nyine namubwiye turavuganye ndavuga ngo narwaye nazagira ngo ubundi ndikimara murarwaye none ubu mwirwaze n'ubundi ese nta kintu wumva ugiye kurwara nashaka no gukuba ibi bisake by'abaturanyi nabyo nibiba byaduharaga rekana n'iby'inkoko banza ubundi
mama remba ngukore ahubwo numve ubatangiye no guno umubwiye ko ndwaye iki ntaza kunyuranye nawe ndamubwiye ati mama nameze neza nyine uko akunda ajya yibashwa nta miryango n'ibiki ndamubwira nameze neza kakudise umukobwa wanjye abantu barabikunda umuntu wese ubwiye gipfa guhahamuka kikagenda aho wese ni wowe wonyine nimugoroba nyine nawe ndakubwiraga Fred mwaduhaye televiziyo ariko garuka aje kwenda iki ko twayiriye mbabarira mama yambwiye ngo yabonye nta firigo kwako cyagena mwaye fanta idakonje rero akora ibintu bikonje asambira ngo yakora gusa mama ryambiye rwose igishoro cyacu ari ubuzima ni karibu ntago hakinze injira Makuru yanjye imeze neza usanze nari nangiye gusinzira umwana wawe yihangayika ndamurira nose mama umeze ute meze neza ndabona umeze nk'umuntu ukomereje biri gushira cyangwa ni umukobwa wawe uri gukabya ndabizi nawe ajya akabya rimwe na rimwe ariko wenda uko nguko byashoboka yuko ari byo ntabwo nkabyo byatangiye nyine atikira ariko buriya kuva nijoro numva tumeze neza mu nda hambaza niyo mpamvu wanze kurya ndumva ari ukwihangana mwari mumeze neza mwebwe natwe ni mu mihanda ya Kigali ariko muri make turashima Imana ahubwo nibagiwe no kubahera n'abazaniye Imana duha umugisha mwana wanjye yego turabakiriye sheri urakoze kwita kuri mama wamwitaho ahubwo wamufasha ariko noneho mwana we uzanzanira ibintu muri uru rugo ni ibiki ariko none utumye mbona imbaraga mu rugo mbabarira unde ariko noneho se sheri wikanze hano hari abafundi bahari ku buryo ndebe ese wamubwiye ko ufite ikibazo cy'umunda wari uje kumpfuma ese turisanga he mama amasaha iyo ariyo yose wamuhungu sinkuzi nyine no kukumenya umva arasohokere mu rugo uraza wikoreye amandazi ubu narembye kubera irindazi uyobaye ko mama wanjye arya pizza gusa rekana n'ibya pizza iyo azana amafaranga nkigurira mama icyo si ikibazo na pizza twayigura ahubwo ikibazo ni ukuntu genda mama wawe hari ikintu upfana nawe njyewe uranze mabukwe basi mabukwe wowe wanshakira umukobwa ndi hehe naba nabaye ikiza amandazi musa amandazi ni ayangahe rimwe kabiri gatatu kane gatanu gatandatu karindwi umunani icyenda cumi na rimwe na bibiri na gatatu iyo uyanzaniramo amafaranga nkayigurira iyo yaba amafaranga akajya ku mezi bibiri ndazi sheri wajya ureka kunkoza isoni imbere yawe ubwo ntabwo amandazi nahise ko mama wateye gutya ateye atese mwana wa narembye kubera amandazi birangiye bite narembye kubera irindazi njyewe uwo ninde hari uwo mwazanye njyewe mu mapinki ku mandazi we injira nawe ku manda ibibazo biragwira koko sheri usuhuza sheri wawe si umukobwa wanjye na meze neza kwano numva mama yewe karibu kwano numva hari urusaku byagenze n'uwo kuze inde wakitwaye neza imbere amayo kazi Jendi kazi no uzi ko ngo ari sheri ariko uyu mwana si umusazi okay reka tubireke meze sheri nyine ese wahise ugaruka ya man ntago nabaye nkigenda kuko nari nabimubwiye sinzi niba atakubwiye bahise bahamagara ko inama izabera ino mbona ngo kuza kumureba nyine ntabwo nari kwicara
hagiye sinzi no kubareba ntabwo byari birumvikana ase kuki utapanze ibintu byose ngo bize mu masaha mbese ntabwo ari kazi nuba wazindutse aza mu rugo rw'abantu nawe uri igicucu wagikobwa we gusa ubimbwira ntabwo banagufashije kazini nawe kazini ninde wawe gende kazini wawe nose ubundi wari ikindi kintu upfana n'umwana gisubye kuri mubyara we serious uyu nguyu kubera amandazi arimo arateza ubwego muri ubu asigaye murya amandazi hano ko nayobotse mutayarya nyine sheri ni kazi wihangane ko usanze hano hantu hari ubusa mama yaseka mama ese umuntu w'umugabo ufite ubwanwa uraza ukaserera mu gitondo gutya nta ndwara kuba mu mama basi niba utakuhama turahombye urabona jewe ndeje mu maso neza urabona je mfite ikintu pana n'uriya muntu uri iwacu wa birantangaje none kuragira gutya jewe nari naje kureba umukunzi waje uwuhe mukunzi wawe ujya mukobwa uhaye utakaze uyagemura amandazi uje wikoreye indobo nimba ari indobo ipakiye amandazi abakobwa ni ukubabaye amandazi uriya kandi ukubaye kanujanga inkurujanka ujeje kureba sohoka umvire hano kibazo kugira ngo usohoka ko agusohoye unsohoye ute njyewe nkanura nk'indabo ese twabyibaye rekana nawe ntaza nkamukubwira n'umwana wawe uretse gato ntabwo ugenda ukuzumva neza uyu uje kureba n'uyu uri kubona cyane uriya uyu ni mama we niwe gica ariko niwe mubi ngo ndi igica we nagiye kumva mbaye nkigera mbazaniye breakfast ni ibintu bisanzwe nk'ukuntu wagura ipaki y'umugati abandi bazajya amandazi wabyishe iki si ikibazo ico si ikibazo ku mukunzi wawe muzanire amandazi wenda singuzameshe ariko se ahubwo mufite icayi tacayi mufite ngure n'isukari umva wasohotse hano uretse gato sheri buretse wenda mama ndamwubaha uyu mutipe akomana ni mubyara mubyara wande kandi na sheri je mubyara wa kazungu mubyara w'imayinja jewe uti wobawe kandi aba wa mashitani ngute abaye musaza wawe kandi ndikumva ari wawe bitekerezeho nawe umva ntabwo ari musaza we nari kintu bapfana yamuteretaga ariko ntabwo yarakwiriye kuza guteretesha amandazi kandi bare gatatu yansohokeye mu rugo ikibazo sohoka ni ugutereta umuryango winjiramo wawibagiwe sohoka no ntabwo je ndi kuzumva no mutangira no kunshaka ko ndi umutwe uremereye nasohokere mu rugo je waremereye nta amandazi gusa wazanye ubu nyine tukwishure urahombye bugiye naye twasigaye yasohotse akamvira mu rugo none amandazi mu rugo papa reka nkubwire jewe n'umukobwa namugejeje 500 ejo bundi akarambwa ngo gica wiwe ngo aragwaye ariko none wanyumvira yawe nari narwara ejo bundi ntabwo narwaye ese urabona usa n'ibihumbi 500 gira ku cyapa buretse hari ryari ejo bundi yarambwiye ngo icyumweru cya mbere ejo hari ku gatatu ndibuka ko nari navuye no mu ikarisa icyumweru cyashize ngo ni nayo yararwaye ntabwo narwaye miliyoni asashira urashaka kumva urabona asa n'ibihumbi urashoboye papa je ntabwo nari nzi ko uri umuntu wacu akira wenda turahuye peza ijana reka nkore muri ukoramo rimwe hano hari icyo waguze wamaye uyasubije ariko uyu mubyara wawe yashobora gukina filime urabona ukuntu ibintu dukinnye ari byiza ntabwo biri seriye oya byose we ni telefone mbagitwaye ariko nuko nzi ko nayo yawe mabukwe ariko nta bantu kabisa oya nta sheri mbega abantu siko ntabwo nari nzi ko muri abaye mubigezaho sheri ntabwo nagusezeranye nawe va mu bintu bya sheri warwana ururara ndabonye cyakoze mbizi ururara ugiye kunyihenda ururara njye ntabwo nigeze ngururara nk'ibi byawe niba iminsi 40 itugereye wowe ushaka ahubwo ikintu ngiye kugukorera wowe ngiye kukwiyicira